Reka tubahe ikaze mwese mukurikiye Iseka News. Iki ni ikiganiro uruvugiro, ni ikiganiro tugarutsemo nanone, ni ikiganiro kibanda ku makuru aba yararanze icyumweru, tukayasesengura tukashyira kuri aya meza, tukabana hamwe namwe mwebwe muri iki gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo. Mu ngingo turaza kuganiraho zigize ikiganiro, turaza kubabwira ko miliyari zirenga 300 zigiye gushorwa mu mushinga wo kuhira mu karere ka Kayonza. Turajya mu karere ka Bugesera tubagezeho uburyo indwara ziri guhungabanya bamwe mu batuye ako karere. Turaza kureba icyo imibare ivuga ndetse n'icyakorwa kugira ngo iyi mibare ibashe kugabanuka. Turaza kujya no muri aka karere kacu k'ibiyaga bigari, turaza kunyarukira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, turebe ku itangazo ryasohowe n'umutwe wa M23 mu buryo ishobora kuva mu mujyi wa Uvira. Nandi makuru turayasesengura. Icyo musabwa ni ugukomeza kudukurikira kuri Iseka News, na ikiganiro cyo n'uruvugiro. Muri studio ndi kumwe na bagenzi banjye, ndi kumwe na Arsene Fabrice Muneza. Umeze neza? Ndashimana ushindi, umeze neza? Nanjye meze neza. Impera z'umwaka uziteguye gute? Nta bidasanzwe. Ntekereza ko umwaka waratangiye nyine kandi ugomba no kurangira. So meze neza, ndashimana, ubuzima buragenda, nta gikuba. Mu by'ukuri uyu mwaka ntabwo wagenze nabi cyane, ariko sina neza bidasanzwe. Icyo navuga nuko ngemeze neza, ndi muzoma usanzwe. Umwaka uzarangira n'undi utangire, nyine Imana igitije umuntu ubuzima, buriya ibintu byose biba bimeze neza. Sa urumva ko Arsene nawe ameze neza, ntabwo ari we gusa. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Joseph Munezero. Umeze neza? Murakoze cyane, meze neza. Ariko subwiye n'iki ko maginga ndi Joseph? Ubundi banyita Joseph iyo ntafite amafaranga. Kuvuze ngo bakwita Joseph, se wowe witwa nde? Je nitwa Joseph Munezero. Wowe impera z'umwaka uri kugenda gitamo gakeya. Ndakomeye, ntago iminsi 10 ibura ngo uyu mwaka ngusoje iza kunanira nisunze rugira. Ariko nizere ko mu kugafuka hari utuntu duhari. Ntago umuntu yazabura nkagatako kagakwaha. Yego, murumva ko bagenzi banjye nabo bameze neza. Ni ikiganiro uruvugiro tugiye gusesengura rero ayo makuru aba yararanze icyumweru. Mu guhera hano mu Rwanda, reka duhere ku ijambo rya nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ni umuhango cyangwa se ni inama ya 17 ya FPR Inkotanyi yabereye hari ya Rusororo. Hari byinshi byavugiwemo, hari byo tugiye no kuganiraho, hari byinshi byagarutsweho. Cyane cyane cyagarutsweho ni serivisi mbi zinengwa na bamwe mu bayobozi bazikora, ariko mu buryo bazitanga bakazitanga mu buryo budashimishije. Aho yavuze ko ujya kusaba serivisi, ugiye kuyisaba ugasanga umuntu ugiye kuyiguha hari ibindi ahugiyemo, cyangwa se ugiye kuyisaba usanze uyitanga adahari. Arsene Fabrice Muneza, ikintu kijyanye no kudahabwa serivisi ku buryo bwuzuye, ku buryo na nyakubahwa Perezida Paul Kagame abigarukaho akebura bamwe mu bayobozi, ese kugira ngo serivisi nziza zitangwe ku umuturage yishime, harabura iki? Nibyo Perezida Kagame yagarutseho kuri uyu wa gatanu tariki ya 19 ukwezi kwa 12 2025. Yabigarutseho mu muhango wo gufungura inama nkuru ya 17 y'umuryango FPR Inkotanyi. Yanenze byinshi bitandukanye, yagarutse ku bibazo bitandukanye, yagarutse ku mitangire ya service. Mu by'ukuri umuntu atatinya kuvuga ko nyine imaze kuba ikibazo by'umwihariko muri service zigezwa ku bantu, uburyo bazigezwaho n'uburyo bazihabwa, byose yabinenze cyane. Ko yanagarutse ku buryo hari ibyo asa n'umaze kumenyera, rikagaragaza ko bidakwiriye mu by'ukuri, nko kuvuga ko ibibazo byose abajije abayobozi, ababajije inshingano birangizwa no kumubwira bati muratubabarira nyakubahwa Perezida wa Repubulika, habayeho uburangare n'ibiki byose. Ariko igikomeye ni ukwibaza ngo ubundi kubera iki bijya kuba ikibazo bikarenga urwego rw'inzego z'ibanze, bikarenga inzego, bikazagera ku rwego rw'amaministeri, bikazagera ku rwego n'umukuru w'igihugu amenya ikibazo, yemwe kikajya no kuba icyarambiranye. Yego,
mu by'ukuri nashimye uburyo hari abagiye babisubiza nyine bakavuga bati mu by'ukuri habayeho uburangare, ariko ni gute icyo ushinzwe nk'inshingano, ibyo ukora nk'inshingano mu by'ukuri ukwiye kubigiramo uburangare kandi ari byo ubereye aho, ari byo uhemberwa, ari cyo umariye rubanda, ari cyo ukwiye kuba umariye igihugu. Icyo ngiye rero mbona ni uko mu by'ukuri ntabwo abantu b'abayobozi bagakwiye kuba ukwiregura kwabo kuba twararangaye, kuko nyakubahwa perezida wa repubulika we arakubaza ati si habuze iki? N'ubushobozi mu bijyanye n'amafaranga bwabuze, habuze iki mu by'ukuri kugira ngo ubuha serivisi abaturage ukwiye kubuyiha? Ni iki wabuze? Ni iki cyabaye imbogamizi mu rugendo rwo gutanga serivisi nziza wari ukwiriye gutanga? Bose basubiza ko ntacyo. Ikiba kiriho rero ni ukuvuga ngo iyo habayeho icyo kintu cy'uburangare, mu by'ukuri nyine inshingano ziba zigomba gupfa, kandi ntabwo wagakwiye kurangara, kuko nurangara. Urugero rworoshye, wenda hari abafite umuhanda wangiritse cyangwa se wapfuye, urarangaye, cyangwa se hari ibyo ugize priorite mugani wabo, hari ibyo uhisemo ko bijya imbere kuruta ibindi. Wowe wibereye i Kigali ni urugero, uragenda mu modoka nziza, imodoka yawe nta cyenda kuyikoma mu nkokora, imihanda i Kigali imeze neza, ariko si umuturage w'i Nyabimata ukeneye wa muhanda wenda ufite ikibazo gikomeye, ntugushyire mu byihutirwa byo gukora, cyangwa se ukanawurangara na rimwe na rimwe ugasanga nayo makuru yo kuba abaturage bakeneye uwo muhanda ntabwo uyafite. Wa muturage azabasha kugera kuri mugenzi we ate? Azabasha kugera ku isoko ate? Abana bazabasha kujya kwiga bate? Ingaruka ni nyinshi cyane ziri mu kudatanga serivisi, cyangwa se mu kudakurikirana hafi ibibazo uko byagakwiye kuba bikurikiranwa. Kubera yuko niba ari umuhanda n'urugero urangiritse, abana wenda bigiye kubasaba kujya banyura inzira za kure, bigiye kujya bisaba se ko ababyeyi bamenya ngo umwana arajya kunyura hano gute, ashobora kuhanyura akagira ibibazo ibi n'ibi n'ibi. Wa mwana nagenda bikamusaba kuzinduka mu gitondo saa 10 kugira ngo saa 1 aze kuba yageze ku ishuri, akaza kuva ku ishuri saa 11 bikaza kumusaba kugera mu rugo saa 2 n'umunaniro wose. Uwo mwana kuzakunda ishuri biragoye. Uzi icyo uzaba ukoze? Uraba wangije u Rwanda, ariko noneho urwangije muri ibihe turimo ko ibikorwa remezo byarapfuye, ariko n'ahazaza h'u Rwanda hagakwiye kuba hazashyirwa mu ngiro, hagakwiye kuba hazashyirwa mu bikorwa n'aba bandi ruri kurera. Sinzi niba icyo kintu muri kucyumva neza, n'aba bandi ruri kurera. Kuko uwo mwana wenda avuye ku ishuri izo saa 2, asanze naho kubera ibibazo by'imihanda na nyina ntiyabashije no kujya guca inshuro wenda ngo agere ku gasoko aho yagakuye ibyarya n'iki byose, aranaburaye. Ejo azasubira kwiga gute? Erega bitewe wa mubyeyi se wazashishikariza umwana gushonje kujya kwiga? Erega bitewe no kuko nabi kw'iyo mihanda, si ibyo gusa n'umwana ashobora kugira n'ikibazo. Serivisi yose utanze ukayitanga mu buryo budakwiriye, ingaruka ziba ziri ku gihugu mu buryo buri direct, ariko no mu buryo buri indirect ingaruka zirahari. kandi uburi korekera u Rwanda ni buri mu nshingano, ukwiye kuzirikana yuko mu by'ukuri uzirimo kugira ngo uzikore, kandi uzirimo kugira ngo utange serivisi nyine abantu bagukeneyeho. Uzirimo kugira ngo uhe abanyarwanda icyo bifuza, cyangwa se icyo washyiriwe mu mwanya urimo. Ngiye niko navuga. Urakoze cyane kuri ubwo busesenguzi udukoreye cyane. Joseph, iki kibazo kijyanye n'imitangire mibi ya serivisi, ejo umukuru w'igihugu yaravuze ati niba nyiri kuyihabwa anabonye ko ayihabwa nabi, kashobora kwiyambaza izindi nzego, ureka no kuva izindi nzego, bagenzi be byaba ngombwa bakafata agakoni bakajya gukubita wa muyobozi kugira ngo izo serivisi. Ntekereza ko wenda urwo rwari urwenya yateraga kubera yuko ibintu bidashoboka, ariko ni nk'uburyo bwo kugaragaza yuko nyine mu by'ukuri gutanga serivisi nabi ni ibintu bitagakwiye kwihanganirwa mu buryo ubwo ari bwo bwose, kabone n'ubwo umuntu yahabwa ibihano biremereye. Kuba umuyobozi yakwirengagiza serivisi umuturage amushaka, kandi bishoboka ko iyo serivisi yanayibona mu gitondo ukajya n'urugero, reka mfata urugero, ukajya ku kagari, uragiye usanze umuyobozi nawe uhari, ejo uragarutse usanze nawe uhari, n'igihe umuboneye arakubwiye ngo subirayo ngo uraza mu kanya. Ibi byo mu mboni zawe urabona ari iki abaturage bagomba abayobozi babo?
kugira ngo serivisi bashaka bazibone neza. Munyemerere mpere kucyo mbona abayobozi yego bakwiye kumenya kandi rwose batanijijishije batanirengagije niko kuri uri umuyobozi abaho kubera ko ari umuturage. Bivuze ngo ubwo boss w'umuyobozi ni umuturage ntabwo umuyobozi ari we boss. Ibyo abyumvisha atyo byamuha kubahiriza igihe cy'inama runaka yateguye, byamuha kubahiriza igihe cy'ibiki n'ibiki, kuko muri izi serivisi mbi harimo ibintu byinshi. Harimo nyine kuba wa mugani uyu munsi uraje ntubonye umuyobozi ejo bundi, noneho nuko haba harabuyobora naho umuboneye nicyo kibazo. Naho umuboneye ntaguhaye serivisi nziza cyangwa se ntagufashije icyo yagombaga kugufasha. Buriya rero muri iyi yubiki imitwe muri telefone bari kwera muri telefone nibyo bari gusa muri NST2 ubundi His Excellency buriya bivugaga nka chairperson w'umuryango, kandi umuryango niyo moteri ya guverinoma ngira ngo abanyarwanda bamaze kubimenya. Yavuze ko gahunda ari ugushyira umuturage kwisonga, ari nako bivuga umuturage, ariko noneho akaba afite ikibazo cy'abamutererana muri urwo rugamba. Ntabwo barimo baza ngo babikore nyine bihwanye nuko aba yumva abyifuza. Haraza gukorwa iki rero? Ikiza gukorwa, wa muturage nka boss w'umuyobozi araza kugerageza uburyo buriho ni bwinshi bwo kurekarama, bwo kuvuga akarengane n'iki. Sibyo, hari amatelefone, hari ibigo bihamagarwa nubwo nabyo tugenda tubyumvamo imikorere itari myiza, ariko nyine agerageze ngenga uyu muturage uhabwa serivisi mbi akanaceceka. Nicyo kibazo. Sibyo, nyuma yo guhabwa serivisi mbi ubundi hambere twagiraga n'udusanduku tw'ibitekerezo n'iki ntatwo nkibona cyangwa wenda ntitukinakoreshwa, ariko wiceceka igihe wahawe serivisi. Ariko ubundi utwo dusanduku tw'ibitekerezo twafungurwaga na bande? Abatanga serivisi mbi nibo bashinzwe kuturebamo, nibo bashinzwe gukurikira ibyo bibazo byanditseho ngabo babandikiye. Ikiriho gikomeye nuko abayobozi niba muri mu nshingano, zirikana ko uri mu nshingano kugira ngo uzikore. Uhari kugira ngo utange serivisi, uhari kugira ngo usavinga abantu, uhari kugira ngo ugiraho ukura igihugu naho kigeza, uhari kugira ngo ugire itafari ushyira ku rugendo iki gihugu kirimo rw'iterambere. Kuko ntekereza yuko abayobozi hafi ya bose cyangwa se bose basobanukiwe neza urugendo iki gihugu kirimo, basobanukiwe neza icyerekezo cyacyo, basobanukiwe aho kiva naho kifuza kugera. Niyo mpamvu mu by'ukuri iki gihugu rega u Rwanda hari ikintu dukwiye kubanza kumvikanaho. U Rwanda nta mutungo udasanzwe rufite urenza abaturage cyane, nta peteroli idasanzwe rufite, nta mitungo kamere idasanzwe rufite. Umutungo wa mbere w'iki gihugu ni abaturage. Abaturage nubafata nabi, abaturage nutuma babaho nyine ubwo buzima budatanga icyizere cyangwa butuma bahorana kwiheba n'iki byose, umusaruro bazatanga n'uwese ku gihugu bazahinduka abandi bo kugisenya nk'abo tumaze iminsi tubona hirya no hino ku isi. Ariko bwana Ushindi, hari n'ikindi kintu tutakwirengagiza mbere nk'abandi ngo bwana munyamakuru, nta nubwo twakwirengagiza ko hari bamwe mu bayobozi n'ubundi usanga bahurirwaho n'inshingano nyinshi. Urugero, hari bamwe mu bayobozi usanga turebe wenda nk'abasosiyare b'imirenge, ugiye kureba ibintu biba bimureba usanga afite ibintu byinshi cyane. Abayeta civile nuko bavuga bati n'ubundi nyine n'akazi ni kenshi. Ariko noneho hari n'ikindi kintu nabonye, ikintu cyitwa inama. Umuyobozi nyine uyu munsi akabura kubera ko mu nama za buri munsi. Ntekereza ko izo nama nazo zishobora kuba zikeneye inama. Ubundi inama nyinshi zivugirwamo ibiki ko nta mpinduka zidasanzwe. Biravugwa n'imyanzuro igafatwa n'iki. Urugero cyangwa wenda niba baza inyinshi ni za zindi zo gukoramo amaraporo ari forgery, amaraporo y'ibinyoma, amaraporo ya urugero mu nzego zibanze raporo zibayo. Twubatse ubwiherero, turima tw'igikoni, twubatse uturima tw'igikoni, twasuye n'aba twafashije ibi byo bintu byose, twasubije abana ku ishuri, hafi abagore basigaye 60% by'izo raporo ni ibinyoma. Ibyinshi cyane mu nzego zibanze ni ibinyoma. Fabrice Muneza ati cyane mu nzego zibanze ni ibinyoma. Kandi ubundi ibintu bijya gupfira hehese
gitifu w'umurenge sibyo ni wowe uri hafi y'abaturage cyane kuruta minisitiri cyane sibyo gitifu w'umurenge hari nk'umuhanda wabajijwe minisitiri w'ibikorwa remezo mu karere ka Busisi Bugarama uri kugira ngo uwo muhanda wagiye kwangirika utyo gitifu w'umurenge atawunyuramo se cyangwa atawuzi umunsi kandi afite n'imodoka agenda wumva gitifu w'umurenge se bisaba iki kugira ngo abwire iki akarere ko hari ikibazo cy'umuhanda ariko ako kantu komojeho tugira bamwe mu bayobozi ndetse abenshi bashaka nyine havugwe ibyiza gusa byabaye ibibi biri bukurura ikibi ku muturage babiceceke cyane icyo ni ikibazo wenda baravuga ndetse niba hari na za evaluation runaka wenda akarere kagiye kuevalua umurenge cyangwa intara ije kuevalua umurenge uwo munsi aba aribwo bikorwa nk'ababandi baharuraga imihanda ariko nibashaka kwerekana abana babo ibibazo uzi zimwe mu ngaruka ibyo bintu bigira se n'ejo bundi umuyobozi wa polisi y'u Rwanda CG Felix Namuhoranye yabigarutseho ubushakashatsi bugaragaza yuko amakuru mu itangwa rya ruswa wenda ngiye naguhaye ruswa se we wayinsabye se abaturage ibyo bintu babicitseho byo gutanga amakuru uzi impamvu nuko bashimangira ko niyo bayatanze nta gikorwa nyine nta musaruro babona mu kuba batanze amakuru y'uwabatse ruswa cyangwa aho baba bayitanze cyakora nabonye nyine umuyobozi wa polisi y'u Rwanda avuga ati turizeza turatanga ihumure ku baturage yuko tugiye guhindura imikorere mu bijyanye no gukurikirana ibyo nyine byo gukurikirana amakuru baba batanze ajyanye na ruswa icyo nari mbivugiye niba umuturage udakeneye ko hagaragara ibibi sibyo uri umuyobozi kandi mu by'ukuri rega kuba ikintu kibi cyaba mu none se uko twabonye akarere ka Bugesera gakora ubushakashatsi kakagaragaza yuko mu mezi anashize ibihumbi 17 n'abanije 26 byarwaye indwara zikomoka ku mwanda buriya ntabwo meya ashinzwe koza abaturage sibyo ntabwo meya ari umenya ngo abaturage banywa amazi yanduye ikiba kiri ahubwo byibuze niba ubwo bushakashatsi bwakoze bukanamurikwa hashakwa iki ingamba hashakwa ingamba n'uburyo bwo gukemura iki ibyo bibazo kuruta kujya hariya gusa ukajya uvuga ngo okay ubwo twatanze girinka bigomba kugira gute kandi izo nkana nubwo ari izawe ni gahunda ya nyakubahwa perezida wa repubulika uri kumva ya leta ubwo twatanze inka biramenyekana okay hari umusikecuru muri karitsiye ibiza byasenyeye twamubakiye tubifashijwemo wenda n'urubyiruko rw'abakorerabushake abantu bakora akazi gakomeye cyane biramenyekanye ariko kwa kana k'abarwaye amavunja ntabwo ashaka kubivuga buretse rero uzikivamo se abana bari kugwingira ntabwo bashaka amavunja aragenda wa muryango awuzengereza none iyo buretse nta nubwo ihitizamo kujya gushaka igisubizo cyo kuvanga ariko abantu ubundi uwabegera byibuse tukabavura rimwe na rimwe urasanga abaturage birengagijwe batereranwe kandi ayo makuru agirwa ibanga uzasanga umudugudu wose mu cyaro cyangwa se mu bice bitandukanye by'igihugu abantu baragenderana bagasurana bakaganira uzasange ya mavunja noneho yibereye nk'icyorezo mu mudugudu runaka wo mu murenge umwe ariko byatangiriye mu rugo rumwe ntabwo mushaka ko bigaragara ntimukeneye yuko hagira ntabwo uri kumva ikintu abantu bari no mu nzego z'ubuyobozi bakwiye gusobanukirwa ntabwo turi ku isi ntabwo turi muri paradizo sorry ku isi ibibazo birahaba cyane ariko ikibazo niba kihabaye nikimenyekana wowe ufite mu nshingano urakora iki kugira ngo ikibazo kigire gute gikemurwe ese utekereza yuko wenda nubwo haba hari ibintu byinshi bishobora kuba byarakuye mu nshingano abayobozi b'ikayonza sibyo utekereza yuko ku kibazo cy'inzara baba barazize kuba amapfa yarateye amapfa yarateye se nibo batera izuba n'ibyo ngibyo ahubwo babigarutseho kubera iki icyo kibazo cyabayeho bikamera nkaho nyine kidahari bikamera nkaho kidahari kuko ntabwo gitifu mu bushobozi bwe gitifu umurenge cyangwa se kuba umudugudu akagari n'umurenge ntabwo bafite ubushobozi bwo kugira gute bwo gutunga rubanda ntabwo bafite ubushobozi bwo guha ibiribwa rubanda sibyo ariko raporo nikorwa ikibazo kirahari kimeze gutya amapfa bimeze gutya na gutya akarere turabatabaza sibyo akarere niba bihageze mukabona ni ikibazo kibarenze mugomba gukora raporo raporo irahari nimugaragaza ko ikibazo giteye intara irahari ntekereza ko ikibazo kizajya kurenga ku ntara iki gihugu cy'u Rwanda gifite ubushobozi bwo kwikemurira ibibazo byacyo byose ariko twibaze igihe byamenyekanye cyane reka umurwayi
umurwayi agera ku bitaro bimwe akabivamo ajya mu bindi bitaro bindi. oya bajya banavuga ngo ujya gukira indwara arayirata ntabwo wakira utivuje nyine. Abayobozi bigira ubwoba bwo guha transfer ibibazo biba bihari igihe ibibazo kugaragaza ko ikibazo gihari cyangwa se cyarusa ubushobozi bwawe ntabwo ari intege nke, kuko nyine niyo mpamvu inzego zihari kandi zifite uko zikurikirana, ahubwo kutabigaragaza n'izo ntege nke zirimo ikibazo kuba gihari si ikibazo kuri wowe, kugaragaza ko ikibazo kirenze urwego rw'ubushobozi nyine bw'urwego uriho ntabwo ari ikibazo. niyo mpamvu hari n'inzego zitandukanye, kuko iyo biza kuba nyine ibibazo bikemurirwa ku rwego rumwe bakaba tubona wenda nka perezidanse gusa akaba ari ishinzwe gukurikirana ari ikibazo cy'umudugudu, ariko ntabwo ngende uzanyiba inkoko nicyo kibazo kigombe kujya gukemurirwa muri pariki. niyo mpamvu hari urwego rw'ikirwabunzi, nuko inzego zikurikirana nyine inzego zikurikirana mu rwego rwo kugira ngo ibisa n'ibikomeye ibisa n'ibigoranye bigende bizamura urwego bigira aho bikemukira. Nuko burya abayobozi bakwiye kubyumvamo, tugira ibibazo bikanaremera, kandi wa mugani ugiye kureba uburyo inzego zubakitse mu Rwanda urimo urasanga hafi buri munyarwanda ari umuyobozi. None se cyane ubu ngubu duhera ku isibo, ingo zitarenze utayoboye muri leta ayoboye mu madini, muri ya matsinda y'abaturage, muri za nzego z'abagore, ingo zitarenze 10, ingo zitarenze zifite umuyobozi. Muri uwo muyobozi harimo n'undi wenda umuyobozi w'ingo zitarenze 10. uko biri kose mu ngo 10 ni haramuka habonetse ikibazo wenda cy'ubujura bukabije cyangwa se mbega nyine ikibazo icyo cyose cyakibasira izo ngo 10, raporo iroroshye. Mudugudu arara akavuga ati ariko iki kibazo tugifatire wenda umwanzuro n'uyu, twongera amarondo bagabo sibyo, nabona ko kari ikibazo wenda gikomeye arajya ku murenge ku kagari gutariko ibisambo biri kutwiba none biri kwitwaza intwaro, byaba byiza muduhaye wenda irondo ry'umwuga cyangwa se muduhaye daso n'ibiki byose, sibyo. Ibyo nibibona bidahagije akagari kavuga atariko hari ahantu ikibazo kimaze kuturenga, kuko twe twagerageje ibyo twari dushoboye dushingiye ku makuru twahawe, none ubuyobozi bw'umurenge nimudufashe. Inzego zigende zihererekanya gutyo kugera ku rwego nyine rukuru rushobora gushyira ibintu ku murongo, kandi twarabibonye ko ibintu mu Rwanda rwacu biri ku murongo n'ibitawuriho bishobora kuwujyaho. Gusa tukiri kuri iyo ngingo ngiye hari n'icyo nasaba abaturage bumve ko ibi birimo bivugwa nyine niba gahunda yo gushyira umuturage ku isonga, nawe hari icyo agomba gukora uwo muturage, kuko hari uruhare nyine agomba kugira. Ntabwo ari ibintu biri buze gutyo ngo bite bimugwaho, nawe natanga ayo makuru, nawe ikibazo cye kimenyekane sibyo, abe smart mu buryo bw'imibarize, mu buryo bw'iki. Abanyarwanda n'abaturarwanda dukwiye kumva nyine ko ni twebwe. Iyo bavuze umuturage ku isonga, hari n'abaturage basigaye banga gutanga amakuru ngo ntiteranye. Ni nge, ni wowe n'undi, ni wowe uri ku isonga nyine, ni wowe uri ku isonga. Ntabwo iyo bavuze ngo umuturage ku isonga baba bavuze gitifu, ntabwo iyo bavuze ngo umuturage ku isonga baba bavuze meya, ntibaba bavuze guverineri. Umuturage ku isonga nyine ni we muturage munyarwanda, umuturarwanda uri ku isonga. Haranira kuribaho rero uvuga cyangwa ugaragaza ibitakunyuze cyangwa se bitagenda, imigendekere y'ibyo wifuza cyangwa yuko byagakwiye kuba bigenda mu by'ukuri. Ubundi natwe nyine twige gukora ibyo usabwa, kuko ntabwo nari umuyobozi azaba yakubwiye ati nyamara urabona ukwiye gutanga mituweli kandi birakureba, ngo ushyire igiti mu ryinyo nurangiza ngo ntacyo nzaba. Ibintu abanyarwanda n'uwo twihaye, hari ibintu abanyarwanda twihaye ngo leta ni umubyeyi. Leta ni umubyeyi ariko w'abana bashaka kurerwa. Ntabwo leta ari umubyeyi w'ibinani, ntabwo leta ari umubyeyi w'ibigande. Leta ni umubyeyi w'abana bumva, leta ni umubyeyi w'abana bemera gushyigikirwa, leta ni umubyeyi w'abana bemera kugirwa inama, leta ni umubyeyi w'abana bashaka kandi bemera kujya mu mujyo nyine yifuza kureramo abana bayo cyane, sibyo. Ntabwo uzaba uri igisambo, ntabwo uzaba uri indaya, ntabwo uzaba uri umuntu udashobotse akomeza kuranda ngo umubyeyi oya. Uko biri kose hari ukuboko kugomba kukuramburirwa kandi kugomba kukumvisha yuko ibyo urimo ari inzira z'ubuyobe. Abanyarwanda rero natwe dukwiye kumva yuko hari ibyo dusabwa, ariko hari n'ibyo abayobozi batugomba nyine nk'inshingano zabo kugira ngo ibintu bigende neza. Tukiri aho n'ubundi kuri iryo jambo rya nyakubahwa perezida wa repubulika, n'ubundi yakomoje kuri cya kibazo twagarutseho mu kiganiro cy'ubushize, kigaruka ku byari byabereye mu karere ka Kayonza,
yemwe harimo uko abaturage bari babayeho batabayeho mu buzima bwiza, bagaragaza ibibazo bafite byo kubura ibiribwa. Yongeye agikomozaho, abaza ababishinzwe harimo na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yitwa Imana Dominique, ndetse hari byinshi yakomojeho. Arsene, ndabizi ko iriya nkuru wayikurikiye cyane. Bariya abaturage kugera hariya aho bavuga ngo babuze ibyo kurya kandi inzego z'ibanze zihari, ese baba bararangaranywe? ni cyatije umurindi kiriya kibazo? Icyambere ndatangira nshima nyuma y'uko ikibazo kimenyekanye cyarakemutse, kuko twabonye amashusho mu by'ukuri abaturage bishima, bashimira ubuyobozi bwongeye kubatekereza, bwatanze igisubizo cy'ibibazo bari bafite nyine, cyangwa se ikibazo bari bamaranye iminsi cy'inzara, kuko nicyo cyihutirwaga buriya. Wenda amapfa yo ni iyindi ishu, cyangwa se n'ubundi buryo bwo gushakirwa igisubizo nyine bishingiye ku bishobora gutanga igisubizo cy'igihe kirekire. Ariko umuntu yatangira ashima nyine ko kuri ubu ngubu mu murenge wa Ndego by'umwihariko hari hagaragaye icyo kibazo nta kikiharangwa, barishimye kandi barashimira ubuyobozi. Nubwo gushimirwa mu by'ukuri warumbarije utese byaba ari ukurangaranwa? Nibyo kuko iyo bitaza kuba kurangaranwa n'abari bashinzwe ibyo ngibyo ntibakabaye barabizize. Naho mpereye, kuko mu by'ukuri ntekereza yuko ni bimwe twavuze tuvuga mu kanya, ntabwo umudugudu yarayobewe ko abaturage bari gusuhuka. Ntabwo ingo 20 zajya gushira mu gusuhuka mu mudugudu umuyobozi w'umudugudu atabizi. Yabimenya, kandi sintekereza yuko atakora raporo ngo ubuyobozi bw'akagari bugire bute. Mu mudugudu bagira raporo ya buri munsi ivuga ngo abinjira n'abasohoka. Sibyo, barakoze cyane. Kandi n'ubuyobozi bw'akagari bukabimenya, ubuyobozi bw'umurenge bukabimenya. Ariko izo nzego zose ntabwo zari ziri mu mwanya mwiza wo kugira gute wo gukemura icyo kibazo. Mu by'ukuri akarere niko kari gakwiye gufata iya mbere kandi mu buryo bwihuse vuba bwangu kugira ngo ikibazo gikemuke, kuko sintekereza yuko kiriya cyari ikibazo cyajyaga kugera ku rwego rw'intara. Sintekereza gutyo pe. Sintekereza ko kugaburira bariya abaturage, kubaha ibiribwa, sintekereza ko ari ikibazo cyajyaga kurenga urwego rw'akarere. Njye simbibona gutyo. Ahubwo wenda nyuma yo gukemura icyo kibazo nyine cy'inzara, kuko nicyo cyari gikomeye, noneho akarere kajyaga gukora n'izindi raporo kagaragaza ahubwo wenda inkomoko y'ibibazo by'inzara bikunze kwibasira abo baturage n'icyo bishingiyeho, nk'ibibazo by'izuba n'iki n'amapfa byose. Noneho inzego zishobora gutanga igisubizo kirambye, urwego rw'intara se, cyangwa se minisiteri ifite ibikorwa minisiteri ifite ubutegetsi bw'igihugu mu nshingano, minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi, nka minisiteri zashoboraga gutanga igisubizo, na minisiteri y'ibidukikije buriya, nka minisiteri zashoboraga gutanga igisubizo mu buryo burambye, zikamenyeshwa. Ariko byibuze mwebwe nk'urwego rw'akarere hari ibyo mwabanje kugira gute gutunganya. Iki nk'ikibazo gikomeye cy'inzara, kuko abaturage none se utekereza ko kuba ubu ngubu baragaburiwe, kuba bavuga bati turashima ko twahawe ibigori, twahawe ibiribwa, utekereza ko ibigori byavuye i Kigali? Utekereza ko ari ibyavuye mu burengerazuba? Ushobora gusanga byaravuye muri kariya karere. N'ibyari biri mu ntuza, n'ibyari biri mu bubiko bw'akarere, hari biba birimo biboreramo, hari biba birimo bipfamo ubusa, bipfira aho ngaho. Sintekereza ko rero mu by'ukuri kuba ikibazo cyaragiye kugera ku rwego cyagezeho bitari birimo uburangare, bwari burimo. Ariko icyo kwishimira nuko ubu ngubu uyu munsi ikibazo cyakemuwe kandi kiri no gushakirwa umuti mu buryo burambye. Yego, urakoze Joseph. Tukirwa kiriya kibazo ndashaka kugira ngo utange igitekerezo ariko kigufi cyane. Ese kugira ngo ikibazo gikemurwe, kuko niba cyarabaye ari Kayonza, bishobora kuba no mu tundi duce kirimo. Ese kugira ngo gikemurwe abaturage bataratabaza, hakorwa iki kugira ngo abayobozi ibibazo babigira ibyabo, aho kugira ngo bajye kubikemura byageze ku gasongero? Ni ukuba maso nyine ku inzego ziba zireberera abaturage, kandi noneho no gutangira amakuru ku gihe. Ngira ngo abayobozi ubundi nibo bajya gushishikariza abaturage gukumira icyaha kitaraba, gutangira amakuru ku gihe. Ibiki n'ibiki, dufite siroga nyinshi ze kuba indirimbo, sibyo? Ze kuba indirimbo ziba ibikorwa, sibyo? Twe kuririmba ngo tuzarwubaka kandi saa 3 saa 2 tukiryamye. Ntabwo umuntu yakora ntabwo yacyubaka shonje. Donc hari abaturage nyine bo amakuru barayatanze kandi byaranagaragaraga, ariko nyine bo bayahaye batanga amakuru. Nta nubwo twishimiye tubonye abayobozi ku nzego nka ziriya barimo bava mu myanya kuriye, ngibi byabananiye. Ari abantu bize, ari abantu bashyizwe mu nshingano bafitiwe icyizere na rubanda, ndetse n'ubwo bushobozi babufite. Rwose abayobozi niba be honete bavugire abaturage kandi ku gihe.
urakoze cyane aho rero ibyo binaniraniye ngewe ikindi kintu nasaba buriya hari ibintu byinshi bitamenyekana ahanini bishingiye ku bushobozi buke cyangwa se ubushobozi mu buryo bw'amafaranga ari mu itangazamakuru, kuko kiriya kibazo kugira ngo kijye gukemuka kikanza cyangwa kugira ngo kijye ku kabarore byasabye ko itangazamakuru ari ikibazo ryagize gute ryavuze, sibyo? Mu by'ukuri kimwe mu bikwiye guhabwa imbaraga, rumwe mu nzego rukwiye kuba rwubahwa kandi rugahabwa agaciro rukwiriye, n'itangazamakuru rikwiye gushyigikirwa rigahabwa ubushobozi ariko mu buryo bujyanye n'amafaranga, nkunda kubyitsaho, rikanahabwa n'urwego rurigenzura cyangwa se rurireberera mu buryo buri direct, kuko nk'ubu ngubu iyo uvuze RMC Legacy simba mbyumva neza, kuko gute hari RMC sibyo, hari RURA, hari RGB, izo zose ngo inzego zifite IRG, izo zose ngo ni inzego ngo zifite uburyo zireberera itangazamakuru. Kubera iki itangazamakuru nk'urwego rutagira ministeri? Ahubwo icyo ari nacyo itangazamakuru n'urwego abanyamakuru benshi basaba. Itangazamakuru n'urwego rudakwiye kwirengagizwa mu iterambere ry'igihugu, kuko n'urwego rukora akazi gakomeye, n'urwego rufite uburyo rufasha iki gihugu gutera imbere, n'urwego rufite uburyo rufasha abantu kuvumbura ibibazo byari byarahiswe n'abo bayobozi. Iri tangazamakuru niriramuka rishyigikiwe bizanazamura professionalisme, ubunyamwuga. Umukecuru ati cyane n'amakuru umuntu yirinde urasanga kuko hari nk'icyo nakita imungu dufite kuri ubu ngubu muri iyi minsi mu itangazamakuru ryacu, urasanga abantu bashyize imbere cyane amafaranga. Kubera iki? Ntabwo mwiri tangazamakuru twita mainstream cyangwa se itangazamakuru iri ngiri radio, televiziyo, ibinyamakuru byandika, iri twita nyine itangazamakuru ry'umwuga, mu by'ukuri nta mafaranga ahagije ahari. Uzi ikiri kubaho se umunyamakuru, niyo mpamvu turi no gutakaza abanyamakuru b'umwuga benshi, sinzi niba mubisika icyo kibazo. Turabibona munsi kundi baragenda barivamo. Kubera iki? Arareba akabona ashinze YouTube channel, amafaranga iri kwinjiza niyo menshi kuruta ayo kujya gukorera ikigo runaka. Akabona niyo menshi, kandi akeneye kugira gute kubaho, agahitamo kwitandukanya n'ubunyamwuga, agahitamo kwitandukanya n'amashuri yize, agahitamo nibikomeza muri uyu mujyi bizarangira itangazamakuru ry'u Rwanda ribaye umwuga wo gukorwa n'abantu bose batize, cyangwa se gukorwa n'abantu batize. Ikindi, kugira urwo rwego ngero rubigenzura ndabyemera. Kubera iki? Ubu ngubu abantu bose bafite access ku makuru, ariko kugira access ku makuru nge simbyemera nk'ibikugira iki umunyamakuru. Kubera iki? Hari ibyo kugira ngo umuntu atangaze inkuru bisaba, sibyo? Hari kuba wayitaye, hari kuba wayitunganyije, hari no kugera ku rwego rwo kuyitangaza, tuzi iby'inkuru igomba kuba yuje itangazwa. Ariko urasanga ubu ngubu umuntu aragera ku muhanda yahura n'impanuka agahita fotora agahita atangaza. Noneho uwo ngo sosiyete akaba ari bifata nk'iki, n'abantu bakiryamye mu muhanda ashinyagura. Mu by'ukuri hari abantu, hari amafoto tusanzwe tuzi neza ko badakwiye kujya gutangazwa bitewe n'uburyo agaragara n'uburyo ashobora gutera abantu, ariko kubera ko ari ubwo bumenyi agize gute afite, no kuba nyine nta rwego rutugenzura ngo habe hariho ibintu bisabwa kugira ngo umuntu yinjire muri uyu mwuga. Ababyiga bizagera abo abantu basanzwe nyine, cyangwa se bizageraho nyine bitware nk'abatarize, kandi mu by'ukuri niyo umuntu avuze ko abyiga bibaza niba yarabuze ikindi yiga. Urumva rero itangazamakuru n'urwego ngiye ntago ngaho nakivuze kubera yuko kugira ngo ikibazo kimenyekane n'ibindi bibazo byinshi bitandukanye tubana mu gihugu, itangazamakuru rigira uruhare mu kugira ngo bimenyekane. Ariko byakabaye byiza nyine rihabwa ubushobozi butuma noneho umunyamakuru abasha kugera aho hose kandi akabikora afite umutekano. Umutekano mvuga ni uwuhe? Ntabwo uzajya gutanga amakuru cyangwa gutara amakuru bizi neza kuri bubwirirwa. Nugera aho ugiye kuyatara umuntu akubwira atari ku bundi ibintu waruje kuvuga wabyihoreye, ntaguhagurukira ahubwo ukabasha kurya saa sita, uzabikora. Hari abanyamakuru ngo bitwa ngo freelance. Uzi uwo muntu witwa umu freelance, ubundi nabo bita freelancers. Freelancers ni nk'umunyamakuru wigenga ariko nyine utara amakuru akagira ibitangazamakuru bitandukanye aha bitewe n'amasezerano bafitanye. Kugira ngo bajye kwitwa freelance uzaho byaturutse se? Urasanga nk'umunyamakuru, ariko tunihuta kugira ngo ugasanga nk'umunyamakuru wenda abariranya ahantu hose habereye inama mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi wenda FPR yayikoreye mu Ntare, bararya akibuka ko afite ikarita akajyayo. Ejo ikigo runaka kizayikorera aha,
we akaba abayeho mw'ubwo buryo bwo gutagetinga ahantu ejo azakura iki lunch mu by'ukuri uwo muntu yitwa umunyamakuru ariko nta kintu amariye sosiyete kandi itangazamakuru rikwiye gukora mbere na mbere mu nyungu zo kuzamura igihugu no guteza imbere iki rubanda. Murakoze. Yego, ibyo byose twabikomozaga tugaruka ku kibazo cyagaragaye hari Kayonza cy'abaturage bagaragaye rwose bari mu kibazo cy'inzara ikabije barakigaragaje. Ibyo byose rero akaba aribyo byagarutsweho muri iyi nama yahuje abanyamuryango ba FPR yariyobowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Munyemerere rero tuganire no kuri ingingo yo mu karere ka Bugesera ivuga ku mwanda ukabije uri kugaragara mu karere aho hakozwe ibarura bagaragaza ko abaturage bagera ku bihumbi 17 n'abandi 26 bose basanzwe mu kibazo gikomeye cyane cy'umwanda. Nahera kuri Joseph, ese iki kibazo kijyanye n'umwanda buriya gikomoka kugira ngo umubare ugera aho ngaho ibihumbi 17 urumva ko ari umubare munini cyane n'abaturage benshi kugira rero ngo ingamba zikazwe ndetse hagire n'igikorwa. Ese abaturage bo barabyitwarikamo gute? Baba abaturage n'abayobozi ba Bugesera yego ubundi babanze bibuke akantu ko kuvuga ngo ni satellite city sibyo nta ubwo nafashe Kayonza nk'akarere kose Bugesera nk'akarere kose ariko n'ubundi ni sibyo turavuga muri rusange muri rusange Bugesera ni kamwe mu turere dufite imijyi igomba kunganira Kigali ese baraza kunganira Kigali n'isuku Kigali ifite wenda n'indi mijyi yunganira Kigali yindi isuku igezeho bafite icyo kibazo. Ni ikibazo nyine gikomeye ariko kigomba no gushakirwa umuti mbere na mbere ku isonga n'abayobozi bako bakajya mu bukangurambaga bagakangurira abaturage niyo kuva ku kibondo kugeza ku kibando bakabakangurira umuco w'isuku. Gute rero ibyiza by'isuku byo turabizi ibyo kubakangurira ndi kubyumva ariko biraca mu zihe nzira kugira ngo buri muturage abigire ibyo biraca mu zihe? Abayobozi bagira uburyo bwinshi bwo gukoresha, bagira inteko z'abaturage za buri wa kabiri mu majyepfo ho bagira n'ibitondo by'isuku ubwo naho sinzi niba bitahaba nka buri wa kabiri sibyo. Turafite abantu bashobora kuza kudufasha bateguye mobilisation abahanza baki bakajyayo bakavuga bati nyamuna isuku ariko noneho ibyo bikajyana no kuvuga ngo umuyobozi ave mu biro yigerere nyine kuri iyo mihanda muri ibyo biturage yigerereyo kandi ajyeyo rwose nawe yambaye bote inkweto ishinze ayivanemo agende yambaye bote abafashe bakora iyo suku anababwira ati nshaka ko hahora hatya kuko nibataza kugira isuku ibituruka ku mwanda bikwirakwira vuba. Nibataza kugira isuku uyu munsi dufite ibihumbi 17 ejo turaba dufite 40 akarere gashire bakongeze n'ahandi. Ntekereza rero ko nibaza kubigira ibyabo rwose ni ibintu inzego zose zibihagurukiye biroroshye ntago bigoye kugira isuku rwose. Urakoze cyane. Akarere nk'akarere Arsene mu karere ka Bugesera batangaje uyu mubare ariko mu by'ukuri nubwo ariko karere babonye ko gashobora kuba karimo uwo mubare w'ibihumbi 17 ariko no mu bindi bice iyo ngeso ishobora kuba ihari. Ngiye cyo ikintu cya mbere mbanza kuvuga ntabwo isuku yawe ku mubiri wawe ku myambaro aho urara aho urira nta wundi muntu wa mbere ireba ni wowe ku giti cyawe cyane. Abaturage muri rusange babanze bumve yuko isuku ku giti cyawe ni ingenzi kandi niwe ifitiye akamaro. Kubera iki? Indwara zikomoka ku mwanda ni nyinshi turazizi. Abantu baziza diare mu gihugu cy'abaturanyi macinya yarabazengereje hano hirya abantu barayizi. Tuzi indwara zitandukanye n'ibibazo bitandukanye bishobora guterwa n'iki n'umwanda. Abaturage abanyarwanda turi abantu basirimutse dukwiye kumva mbere na mbere yuko ko isuku ku giti cy'umuntu ni inshingano ze kuruta uko zikwiye kuba iz'undi uwo ari we wese. Icyakora
ubukangurambaga ku nzego z'ubuyobozi, kuko nta bundi buryo. Rega meya ntabwo azaza kukoza cyane, meya ntabwo azaza kukuhagira, meya ntabwo azaza kukumesera, meya ntabwo azaza kubwira ngo jya woza ibyombo, jya ubyanika ku rutara, no, ntabwo meya azakora ibyo ngibyo. Meya ntabwo azaza kubwira ngo jya utunganya amafunguro gutya, sibyo, kugira ngo ubashe kwirinda indwara izi n'izi. Meya w'icyo azakora ni ubukangurambaga, ni ukukugaragariza nyine ibibi n'ingaruka ziri mu kuba udafite isuku. Ubwo bukangurambaga kandi ngewe mpamya ntashidikanya ko icyo cyo ndacyemera. Abayobozi barabikora pe, abayobozi barabikora, ahubwo ikintu gisabwa gikomeye follow up yabo, abaturage twumve icyo kintu kimwe, twumve nyine ko isuku iri mu nshingano zawe kuruta iz'undi uwo ari we wese. Icyakora n'abayobozi bakora icyo nakita gukurikirana, ese ubukangurambaga dukora bugera kuki, bugera kuki, nihe hari imbaraga nke kugira ngo twongere dushyiremo akagufu, kuko bitihise iki kibazo cyagaragaye mu karere ka Bugesera cyazagaragara no mu bindi bice. Ejo cyangwa ejo twakongera kubona abanyarwanda bafite amavunja cyane, kandi cyangwa ejo twakongera kubona abanyarwanda zakorera za makinya n'ibindi bitandukanye, kandi ntabwo urwo ari rwo Rwanda twifuza. Ubukangurambaga bukoranwe imbaraga, hongere habeho za campaign cyangwa se za gahunda zigamije gushishikariza rubanda gushyira imbaraga no kugira umuco isuku. Ariko isuku ni isoko y'ubuzima. No mu mashuri abantu barabyigishije cyangwa no baracyabyigishwa, isuku ni isoko y'ubuzima. Nywa amazi meza hirya no hino mu gihugu, amavomero yarakwirakwijwe, ahataragera ni bimwe twahoze tuvuga, bigaragazwe bikorwa, ariko abantu banywa amazi meza, abantu bakarabe, abantu niba ufite n'akenda kamwe kamese ugume mu rugo kume ugongera ugashyiremo, ariko ujye ku muhanda usa neza. Hari campaign nabonye mu ntara y'Amajyepfo zatangijwe nko kuri gare ya Ruhango, niho nabibonye. Batese kuje muri gare waba woza umubiri ku cyapa biranga kuje muri gare cyangwa uje guhumanya bo hasanze waba woza umubiri. Ese kuje muri gare waba wibrosheje. Ubwo se ukiraho no mu zino modoka za rusange muri bisi ubwo muri bisi ko winjiye muri bisi ntabwo uje kunukira abantu mu kanwa. Wari wicarana n'umuntu nko muri bisi cyangwa amugane nahe mutagenda muganira, ukabona umuntu avuye mu murima afite n'isuka. Mu Ruhango nabemeye cyane, nubwo ari ibintu byatangijwe na ADPR yo mu karere ngira ngo ka Huye, ariko bati ese kuje muri gare wambaye imyenda imeshe. Exactement. Ubwo bukangurambaga ni imbaraga. Ntabwo uzaza kuri gare kabiri bakubaza niba woze kandi uzi kutoza, ngo bwa gatatu uzahagaruka utoza. Uko bimeze. Noneho rero urabona uri mu modoka za rusange, ufashe ikintu urakiriye ujugunya aho ngaho. Hari ikindi kintu kijya kimbabaza. Icyo kintu ni iki? Wari wabona umudamu mwiza usa n'uwa Viziyo. Yego. Sibyo? Cyerekezo burya abantu basa n'ibiriho rwose mu Rwanda turasirimutse pe. Usa n'uwa Viziyo, w'imisatsi yenda kugera ku mabuno, ibitenge sinakubwira, ashoreye umwana, utoze, udaheruka kogoshesha, udaheruka kugira gute. Noneho ibyo bintu bimaze gutera abagore b'iyi minsi nabo rero menya barateshutse siguze. Ugasanga wa mugano umugore ahangayikishwe no vuga ngo wigi, sibyo wigi, none nge simba nzi ngo ni nibiki mbyumva ngo wigi nyine nama wigi ngo ugasanga amaruja revure nyine ari ifinyora, ari inevura, ariko ugasanga ni umugore. Noneho ari ibintu byateye byo komeka inzara zigera ahangaha, mutasangira ubugari. Ukibaza se uyu muntu ubundi akora isuku, akora isukate mu bice bitandukanye, iyo mu ntanze z'urugo mu bice akora isukate, sibyo? Nyuma yo kwibaza icyo kibazo utari ko se ubundi uyu muntu aramesa, kuko hari nabo nkabo nabonye ugasanga fashe nk'umwana ariko ashobora kuba afite imashini zo mu rugo zikora ako kazi, erega cyangwa afite umukozi. Erega ibyo tujya kubivuga, ubuzima abanyarwanda tubayemo twese turabuzi, sibyo? Ushobora no kugenzura abanyarwanda bafite abakozi, nubwo wenda ari amakuru ntafitiye gihamya, ariko ugasanga abafite abakozi nta nubwo bagera no kuri 5%. Cyane rwose. Kugira ngo ubyumve cyane, kugeza ubu ngubu abanyarwanda barenga 90% baracyakoresha inkwi n'amakara.
ibyo ngibyo bisobanuye ko abo bantu ni nabo nta bakozi batunze, n'ibyo byuma ngo bimesa ntabyo batunze. Ariko icyo ndi kubivugira, sindi kubivugira kugira ngo wumve yuko wenda abanyarwanda batagakwiye kuba bafite ibyo byuma n'iki, ahubwo umuryango ni wiyumvemo izo nshinga. Umubyeyi niyongere yiyumvemo ko ari mutima w'urugo, urugo rwabuze umugore rurasenyuka cyane. Ukuri kw'Imana, umugore yongere yiyumvemo yuko ari ugomba kurebera ko abana boze, sibyo? N'umugabo ntibikwiye ko n'umugabo nawe izo nshinga nawe niyigire twageze ku kintu cyo bita gender equality, kandi umuryango icyo kiri imbere. Umuryango wongere ugire icyo kintu cyo kuvuga ngo tugenzure abana basaba bate, baraye bate, bariye bate, byagenze bite. Mbega umuryango wongere ugire gute, ube hamwe nyine, wubakirwe ku isoko no musingi wo kugira ngo utere imbere, ariko mu buryo bwiza. Kandi noneho ibyo ngibyo ababyeyi babikore babitoza abana bakiri bato. Nimwibuke utuvugo twajyaga tuvuga tukiri abana ati nubwo ndi umwana reka mbabanziriza inama zerekeye urugamba rwo gutana n'umwanda ngo uru Rwanda ruberwe, ngo nanga ibihuru n'ibigundi biziba n'ibizenga bisiba amayira yose maze ibi bikavuza impano. Ukagakurana ako kantu umwana akagakurana, ibihuru nyumva ibyo bihuru n'ibigundi akabyanga akabizengereza habibonye. Ariko se urugero ikindi gihari cyane cyane nko kutubari, urasanga abantu bo kutubari bafasha amazi bayashyize hariya, bariya bikintu kiba kiriho tutiriwe tubitindamo cyane. Abantu kuko nacyo ni ikibazo kigaragara, abantu butubari cyangwa se abantu hari ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti, Rwanda FDA, akabari niba gakorana n'umwanda nyine nimugafunge. Uko bimeze, kuko ntabwo uzaha abantu ibintu birimo umwanda ngo ujye gukongeza abantu, sibyo? Niba abantu bigaragaye ko akabari bakaryaho ibintu bidakwiriye, niba ari hoteli twaribonye Chateau Marara, sinzi niba ngo numvise ngo barayifunze. Icyo cyo ngenda gishima cyane, niba hari ahantu hagaragaye nyine ko abantu bashobora guhabwa ibintu bishobora guteza ubuzima bwabo akaga. Hari ahantu umuntu arajya ari umwe mu muryango ahazana indwara kongeza abo mu rugo, urugo bakongeza umudugudu. Erega ni kimwe nuko tubona inzoga, sibyo, cyangwa se ibinyobwa bitandukanye abantu bajya bita iby'inkorana, ariko ubundi buri ibinyobwa byose cyangwa byose nibikorana, ahubwo bikoze ibitujuje ubuziranenge. Nibwo buryo bwiza bwo kubivuga, ibitujuje ubuziranenge cyangwa se nyine ibitemerewe kuba ryajya ku isoko ngo abantu babikonsome, bimenwa nyine cyangwa bikangizwa. Aho bigaragaye abagaragaje umwanda byo biroroshye, ni mu bafungire nibamara kwisubiza. Ahantu nabonye hano ka Muhanga abonye hamwe kugaragara ikibazo cy'umwanda baba bafunze, bashyizeho ingufuri kanya gato baranza babitunganya. Turumva rero ko kuba abantu umuntu nyine yagaragaza umwanda, ibyo bisanzwe mu mikorere, biroroshye, bahari inzego zibigenzura. Icyo twe twivugira mu muryango, mu baturage, twongere tugire uwo muco, twongere tugire izo campaign, twongere tugire ubwo buryo, twumva yuko twongererega tugire n'ishema ryo kuvuga tutari ko mu mudugudu wacu nta muntu urwaye amavunja uhaba, mu mudugudu wacu nta diyari iheruka kuhagaragara, mu mudugudu wacu nta kwingira, nta bisambo dufite. Abanyarwanda dukwiye ibyiza, tubiharanire, tubikorere. Ni ubwo buryo bworoshye ngiye mbona rwose. Tubibutse abadukurikiye ko ikiganiro ari uruvugiro, ni ikiganiro kigaruka ku makuru yaranze icyumweru, mukurikira kuri Iseka. Ikiganiro cyo ni uruvugiro. Tuze kuri iyi ngingo ijyanye n'ibarurisha mibare NICR yakozwe mu minsi ishize, yagaragaje ko igwingira ry'abana ryari riri ku mubare wa 33% ryagabanutseho 6 riba 27%, ariko umubare w'abana batwite cyangwa se umubare w'abana baterwa inda, reka mbivuge gutyo, ko biyongereye. Umubare wabo ntabwo ndi kubika, ariko wariyongereye cyane. Ese ku mubare w'abana bari gutwita inda z'imburagihe uragenda uterwa n'iki, Joseph? Nanjye mfite impungenge ahubwo ko bishobora no kwiyongera, ariko reka mbanze nishimire mbere na mbere ko byibuze abagwingira bo bagabanutse, ndetse tuzakomeze tunagere kuri 0. Ariko ikijyanye n'inda, izi nda ziterwa abana b'abangavu, hari ikintu ngiye kuvuga, namwe muze kugisuzuma. Si ngombwa nonaha, neje aho mugenda munyura. Ni ukuri ntago ari ukwibasira abana b'abakobwa, ariko ubu abana b'abakobwa navuga ko
barimo barirekura cyane. gute rero Barimo barirekura cyane. gute rero ubwo buryo bwo kwirekura ngo dushaka none kugira ngo nibwo ushaka kumva ubwo buryo bwo kwirekura. basigaye bagenda cyane ubundi ibyo bintu niyo dushaka uko kugenda cyane. barimo barajya mu nzu zitari iz'iwabo cyane. Sinzi niba noneho ibyo byo byumva, gusa ikiriho ni ukuri. Hari ahantu nigeze kubazwa ikibazo, ariko kijya gusa n'iki. Barambaza bati kubera iki nyine imibare y'abana b'abakobwa baterwa inda irimo izamuka umunsi ku wundi. Nabasubije mu buryo ahari batahise bishimira, ariko njye numvaga bwari bwo kandi n'ubu ari bwo. ubuhe rero nibwo dushaka. Abakimbajije icyo kibazo bari mu myaka 30. utiki bakikimbaza narababwiye nti abo bana ni abari mu myaka donc 18 20 kuzamuka, cyangwa ubu na 16 ningahe barimo. Bitamabaza nese mwebwe mwashatse ibi bintu byo kuvuga ngo umuntu yemererwe gushyingirwa ari uko yujuje 20 birimo bigaragara ku irangamuntu. Mwe 20 gutyo, mwe mwashatse mufite ingahe? Ati twe kuri 10 ningahe byarashobokaga gushaka ni 3 ningahe. Nimbo nubwo rero icyo ni igisubizo cyuko muri icyo gihe ibyo bintu biba bikenewe. Sibyo? Ahubwo dusigare twibaza ngo turaza kubikora gute? Sibyo? Ntago ari ukubizambya, nibyo. Buri hari igihe donc nyine aba bana b'abakobwa kubera ko hari igipimo cy'iterambere turimo tugeraho, icyo gihe nyine barumva babikeneye. Ariko noneho baraza kubikora gute? Simbashishikarije kubikora. Banza wifate, yewe wongere wifate. N'ibyanga bwa buryo bw'agakingirizo bukoreshwa. Hari icyo nge mbona. Yego. Hari u Rwanda ni igihugu kiri gutera imbere cyane. Umunsi ku wundi kiri gutera imbere. Kandi nyine ahantu hari iterambere burya ibintu bihinduka mu buryo butandukanye. Abana b'abakobwa cyangwa se ariko nibo twitsaho cyane ko nibo baterwa izo nda. Icyambere umuryango nyarwanda warapfuye. Gute rero nimbivuga ntyo abantu nibaze kuntera amabuye, ariko ni bimwe nahoze mvuga byuko abantu bakwiye gusubira kuki ku ari terime bajya gukoresha ngo yo kwicaza abana kwishyiga. Abana bakagira umwanya wo kugira gute wo kuganira n'ababyeyi. Sibyo? Kuri ubu ngubu urasanga umubyeyi arazinduka saa 10 agenda atahe saa 4 abana baryamye, umwana bameze nk'iyizimizi kagira gute ikicyura. Umwana aba atarabonye wa mwanya wo kuganirizwa ku buzima bw'imyororokere, kandi wenda ageze muri cya gihe yakwiye kubwirwa ubumenyi ibi bintu bikozwe bishobora kugira ingaruka izi nizi, ariko binakozwe mu buryo bushobora wenda mu gihe byananiranye bishobora nabwo kugenda gutya na gutya. Sibyo? Aho ngaho nge niho hambere mbona ikibazo. Ababyeyi b'Abanyarwanda ntabwo kurera umwana gusa bishingiye ku kuba bamujyanye ku ishuri ngo umuhe amafaranga ngo akira, kuba bamuguriye iyo migati ayireba mu nzu. Umwana akeneye umwanya n'umubyeyi. Harakarimbo najyaga nkunda kwiyumbira ngewe k'abana burandeba utuntu twinshi. Ariko umwana yigeze kuri mbavuga ati papa nzi ko nkunda, nawe mama nzi ko nkunda, kandi ibyo untekerezaho bimfitiye umumaro. Ariko mu byo ukora wibuke kunshakira umwanya, wibuke kunshakira igihe tugire gute tuganire. Uwo mwanya umwana arawukeneye. Buriya ikintu simakana yuko umubyeyi akwiye gushakisha ibitunga urugo n'umwana. Sibyo? N'abana. Ariko kabone nubwo waba umwanya muto, iminota mike cyane yo kuganira nawe, wowe uri umubyeyi ukwiye byibuze gukoresha uburyo butubona nka okaziyo yo kugira bimwe mu by'uhuguramo abana. Kubera yuko ibyo ndabihuza n'iki? Ndabihuza n'uburyo izi mbuga nkoranyambaga nazo ziri mu bitwangirije iki abana b'abakobwa. Nizo zirimo kuduhugurira abana kurenza uko ababyeyi barimo kubahugura. Kubera ndakubwira impamvu. Sibyo? Umwana aragize imyaka 16 nuko bahugura ariko byo kubayobya. Aragize imyaka 16. Sibyo? Ube waramuguriye telefone abari yagira gute yirirwamo inagezweho. Iyi ngiyi nyine twita smartphone. Sibyo? Uzi kimubaho se? Ajya ku mbuga nkoranyambaga akabona abirirwa bagaragaza ubuzima nakita ko buri fake bitwa ko babayeho. Sibyo?
ubu ngubu abantu bose baraje ku mbuga nkoranyambaga, guys mwaramutse, dore mbyutse gutya, bimeze gutya, kimanyagura kimocagura, sibyo? Wa mwana w'umukobwa, guys imodoka ndayifite, dore mu by'ukuri umwana w'umukobwa ukiri muto we uri imyaka ya adolescence ni imyaka mibi cyane, ni imyaka rimwe na rimwe nyine bisabwa ko umuntu yegerwa cyane, sibyo? Kubera ko bajya banavuga ngo ukize ubusore ngaraburata, sibyo? Uwo mwana we arareba umuntu runaka wenda muri abangaba twita abaslay queen, ntawe nibashiye mu by'ukuri, areba uburyo abayeho, yumva akwiye kugira gute kwimitating iyo myitwarire, kubaho haryo, nkwiye kubaho nka kanaka nabonye, ibyo byose uzi icyo bikurura se n'ubunebwe, kubera yuko ntabwo azi uburyo wa muntu wenda ntabwo azi inzira binyuramo kugira ngo bigende gute abibone. Azagera ku ishuri aganire na bagenzi be, bambwire bati wa kintu we ari amafaranga ari kuva mu kimu basaza. Umwana kubera ko atagira umwanya wo kuganira n'ababyeyi, sibyo? Atagira umwanya wo kubwirwa na nyina yuko mwabo basaza ushobora gukuramo sida, ushobora gukuramo rubagimpande, ushobora gukuramo ibiki byose. Uzi umwana w'imyaka 16 ubu ngubu arakureba wowe Yozefu w'imyaka 20 nakabati uriya nta kintu twavugana, uriya ni umukene, uriya ugasanga no bati uriya ni muto, uriya ni umwana, kandi umurusha nk'imyaka ingahe 10, ariko ntatinye kuvuga ati ariko burangiye mfite n'ikibazo mu minsi ishize sinzi kunda bivuga nari mu nteko y'abadepite batangaje ko imyaka 15 ku mwana ufite imyaka 15, ariko ntabwo bari icyo kibazo ntabwo baracyemeza, ariko bakiganiriyeho bavuga ko umwana w'imyaka 15 agomba kuba, ndewe sinshobora kubishyigikira ibintu ugiye kuvuga ndabizi, agomba gushinga urugo, sibyo? ahubwo arisengera kangaruke bavuga bati umwana w'imyaka 15 kuri ubu ngubu akwiye kugira uburenganzira bwo kuba yakwijyana kwa muganga akikurikiranira ubuzima bujyanye n'imyororokere. 15 uburyo buri direct nuko ashobora kwemererwa kujya kwa muganga, ugasanga ashaka nko kwikuririra mine, sibyo? Birakwereka twikoreka igihugu dufite twebwe abanyarwanda, ahongere hajyeho uburyo bwo kurera abana mu miryango kuruta kubatererana. Izi politiki zo kuvuga ngo umwana ngo niyemererwe ngo kujya ngo kwa muganga ngahabwa imiti ngahabwe 15 imyaka 15, wakigishije umwana ko icyo gihe harimo atarageraho gusa ni itegeko ritaratorwa, ariko bo barakiganiriye mbere. Kubera iki atashaka uburyo bwo kwigisha abana? Yozefu umva dufite uzi nakunyuze mu ijambo, uzi umusaruro duhabwa n'abantu banyuze mu itorero ryitwa Ingando cyane. Kubera iki abana bubu tutagira ubwo buryo bwo kubigisha no kubahugura no kwereka abana ko nta bintu by'imiteto bibaho, sibyo? Kubera yuko kimwe mu bintu byishe abana b'abakobwa barashaka kubaho batagize gute, batakoze. Abana b'abakobwa kuri ubu ngubu bumva yuko kuba ari mwiza bigaragara inyuma, sibyo? Cyo bita urembo ari value addition, ari value addition. Kandi mu by'ukuri ibyo uri mwiza uyu munsi, ariko ku myaka 30 uzaba wagize gute, washaje. Value addition igira icyo wongera mu bwonko. Baho nk'umwana w'umukobwa nyine ukeneye gutera imbere, baho nk'umwana w'umukobwa ushobora guha service igihugu. Turabazi ba Madame Louise mushiki wabo abagore b'ikitegererezo, baho nk'umuntu ufite aho ashaka gukura ubuzima bwe n'aho ashaka kugira gute kubuganisha. Wibaho nk'umuntu uyu munsi ndiho, sibyo? Uriho wasambanye n'iby'amafaranga bagize gute bayaguhaye, ariko se ejo cyangwa ejo wanabonye ibyo ugomba kubona, ejo cyangwa ejo nyuma y'uko ukuyemo za ndwara ku myaka 40 ninde uzaba ukikureba, uzaba ubayeho uteze. Noneho tugarutse kuri zanda, hari ikindi kintu kirimo, ikindi kintu kirimo ni muzi ko n'aba barimo gusambana kenshi bagira gute, aribo batarimo kubasha gufatwa n'izo nda, inda harabo nyine zirimo zifata. Ariko ndagaruka ku cyo Arsene yaravuze cyo kugaruka ku umuryango uganiriza abantu, ariko ntekereza ko uyu muryango nawo mbere yo kuganiriza abana ukeneye kuganirizwa, kubera ko ibyo barimo babaganiriza birahabanye, nta nubwo bashaka kubivuga. N'umwana ubivuze wumva ikibazo dufite ngo abavuze ibishitani. Turaguha ingero z'abana bagiye bagaragaza ubusa bwabo bitabaturutseho. Ejo bundi nyiri Arsene na gastori gato,
ni agastori gato k'umwana w'umukobwa Mhm. bagenzi be b'uduhungu tumaze kwiyumvayumva Nyine- bashutse bavuye umuhungu kwiga watangiye kuniga ijwi baratega ngo iki giti ngo ntabwo wacyurira babwira umwana w'umukobwa arebye uburyo kandi kigiye gifite amashami kigize gute abona biroroshye aracyurira ageze mu rugo abibwira nyina ati mama ati ba bahungu bo kwa runaka bambwiye iki giti ntabwo nacyurira rwose sibyo ati mpita nyurira mpita mbemeza nyina agiye kumubwira aramubwira ngo bagira ngo bakurebere ikariso urumva ntiyamubwiye ko wenda hari ikindi kiri muri iyo kariso bashaka kureba yaravuga ngo bagira ngo bakurebere ikariso uzibukeye wa mwana bongeye kumubwira bya bindi bamwereka ikindi giti bati ko ejo wuriye kiriya ubikicyuye umunsi wacyuye umwana yaribese kubera ko azi ko baba bashaka kumurebera ikariso abanza kuyikuramo amaze kuyikuramo arurira nyine ababyeyi umva nyine icyo kintu ntekereza ko abo babyeyi baganiriza abana nibyo bagomba kubaganiriza ariko nabo babanze baganirizwa bikumva ko kuvuga ibyo bintu muri saro bamaze kurya n'iki ari ishitani kuko ibyo bishitani umwana aragira aho ajya kubirebera hano ejo bundi nyiricyubahiro kandi nakura amakuru ahantu hadakwiye nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda yagarutse ku buryo imiryango kuri ubu ngubu yubakitse nabyo mu buryo budatanga icyizere mu by'ukuri kubera iki abantu basigaye batekereza yuko wenda bashobora gukora imibonano mpuzabitsina bikaba ishingiro ryo kubaka urugo rufite uburyo bwubaka rufite ibyo rushingiraho ababyeyi rero wigera mu rugo ngo wigire nk'aho utarurimo wigera mu rugo ngo wigire nk'aho hari ibitakureba wigera mu rugo ngo wigire nk'aho hari undi muntu uzarugutungira cyangwa uzakurerera inshingano n'izawo mubyeyi Joseph abavuze umwana ugeze muri iyo myaka mubwiza ukuri kera rega hari uburyo bimwe by'itorero navugaga hari uburyo abana bahanwaga sibyo bakavuga bati nta mugore urya ihene yego wari umuco w'ubusambo reka mbyemere sinzi ko umwana aca mu mukondo ariko nkibaza impamvu inka zacu ihene zacu zo nabonaga hari ahaca handi hatari mu mukondo uri kumva ariko ubu ngubu warabimenye hari utuntu narabimenye izo nama rero hari utuntu mbere twajyaga dushyirwaho sibyo ugasanga yego rimwe na rimwe ni uburyo butuma nyine hari uburyo abantu bigishwa ariko ukanasanga nyine bishingiye mu muco urugero nta mugore urya ihene atazamera ubwanwa uzi ko ibyo bintu byabaga ni umuco w'ubusambo tutagakwiye gushyigikira ariko byibuze umugore yabagaho atinya kumera ubwanwa anubaha wa mugabo urya iki ihene sibyo nta mukobwa wurira igiti ibyo ni ibintu abana b'abakobwa babwirwaga kera na kare umwana w'umukobwa akaba abizi yuko adakwiye kurira igiti kubera yuko afite gahunda y'agaciro adakwiye kujya kwanika ku gasozi cyane ibyo abana bakaba ariko ubu ngubu babigize zero ubu umwana arambara akantu kagaragaza umukondo ngo niba ngari crop top mama akagenda akumva niwe mwana uri mwisi akaba ari kugendana na nyina mu muhanda aho nyina akaba yinevuye yambaye imyenda iri kugaragaza hano hose mu gatuza seriously n'ibirabyo biraza kuba ibiki nicyo ndi kukubwira izingiro ry'iki kibazo na minisitiri w'ubuzima mu bagaragaza ubushakashatsi yarabivuze Dr Sabin Sanzimana yaravuze ati hakenewe ubufatanye buhuriweho ubufatanye bwize gute buhuriweho by'umwihariko mu muryango kugira ngo ikibazo gishakirwe igisubizo tunagaye abantu batera izi ndaba abana b'abangavu bakiri bato kuko si abasore bato bagenzi babo buriya ugiye mu mibare usanga 70-80% izi nda zirimo ziterwa n'abagabo bafite ingo bubatse cyangwa bamwe baze gushaka nibo bari gukoze ngiye hano mfite ikibazo iyo umuntu yasazaga yasigaga oyereka abo basaza dore ikintu gihari nibo bafite amafaranga abana b'abakobwa birukira kubera bwa buzima nakubwiye buri vaco cyangwa se umeze nk'ubutabaho bashaka kubaho mu mategeko y'igena amajwi ngo iburizwamo imbere y'ingoma majwi y'iki uba abasore baburijwemo imbere y'abasaza imbere y'abantu cyuko abantu bari babikoraga ese yabona uko nta gashinze urugo burase burano kugira ngo wifate cyangwa ntago ari ukwifata cyangwa ngo ni ibibazo by'ubuzima ibibazo by'ubuzima tutekereza ko ari uko umugore nta mutungo ni muzima yamushobora umugore n'icyo ariko nta bibazo bidasanzwe by'ubuzima mfite ku buryo nta mutungo ahubwo namwegera atoya yawe uri muto ikindi ntabwo uragira ubushobozi bw'ibyo nge nifuza umukobwa w'ubu ngubu akeneye imodoka mbere y'ibindi bintu byose kandi uti twubake inzu ubanza ugura imodoka none se ubu ngubu iPhone 17 nibyo bitekerezo byabaye iby'abakobwa w'ubu ariko hano hari ikibazo ese abana kudatinyuka kuvuga
wenda nicyo kiniga baba bafite kudatinyuka kuvuga ngo ngo ubwese ko abana badatinyuka kuvuga oya njye ndaguha urugero wenda uwo mwana watewe iyo nda ntabwo ashaka kuvuga experience zamubayeho effects zamubayeho ntabwo ashaka kuvuga avuga iki kandi yarakuze abwira abana ibintu avuga iki zari umusaza uri kumuruntura umutugu kwara umbwira ruti we komeza winumire we komeza wiceceke ntacyo yapfa kuvuga. Ababyeyi ntibasubire ku muco ababyeyi bacu nabo basubire ku muco seriously sibyo yego umubyeyi uragenda mu muhanda koko wambaye impenure neza urajya mu mukobwa wawe noneho we nurwe rugero rukumuha none ufite ibibero bimaze gusaza rimwe na rimwe n'isi yatumye ukobana ariko uri kwimakiye uri kwinevura noneho umwana ufite agasura kamyoyo ukiri mushyashya ukiri muzima ahise afatiraho ahubwo urumva none azigaragaza bingana bite. ni ikibazo rero tukiri kuri iyo ngingo n'ubundi umubare w'abana bagwingira bavuye kuri 33 ugera kuri 27 gatandatu kagabanuka. Ese hakozwe iki? Ntekereza ko ibyo nta kindi cyo kubivugaho dufite usibye gushimira no gukomeza umujyo wo kugira ngo ibintu bikomeze kugira ngo rwose aha hakozwe akazi kenshi n'inzego zitandukanye ngira ngo muzi campaign y'uturima tw'igikoni, muzi campaign ngo yigira imwe, muzi campaign y'ama ECDs amarerero, muzi campaign nyine nkuko no mu bindi tubona bigenda bigabanuka naho ni imbaraga za uko byakozwa bikorwe no kuri izo ndabikorwe no kuri service nayo n'ugushima no gukomeza u Rwanda rukomeze rutengamare. Twibutse abadukurikira ko kiganiro ari uruvugiro kigaruka ku makuru yaranze icyumweru. Munyemerere tunyarukire mu karere ano nitujya mu karere uratura tugiye cyane cyane mu bihugu byo mu burasirazuba ni akarere u Rwanda rereyemo n'akarere k'Afurika y'Iburasirazuba ariko kandi n'akarere k'ibiyaga bigari birumvikana. Turajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu minsi ishize nubwo umutwe wa M23 wabwiwe kuva mu mujyi wari warafashe wa Uvira. Iri ni itangazo ryatangajwe na FC 23 ritangajwe na Colonel Nanga Yuberuo bavuga ko bagiye kuva muri uyu mujyi. Ese Arsene M23 kuva muri uwo mujyi hari icyo bigiye kugarura mu mahoro yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? AFC M23 ni ihuriro ryafashe umujyi wa Uvira tariki ntekereza ko ni ya 10 z'ukwezi kwa 12 2025. Yego. Rifata umujyi wa Uvira nyuma y'imirwano itandukanye biri mu bice bitandukanye birimo za Sange za Ruvungi n'ahandi hatandukanye bari wagiye bifata. Nyuma y'iminsi 5 gusa tubona umutwe usohora itangazo ryasohowe n'umuhuzabikorwa wayo Colonel Nanga nkuko wari umaze kubivuga nyine wagaragaje ko uwo mutwe urekuye cyangwa se uhisemo gukura ingabo zawo mu mujyi wa Uvira wari warigaruriye nk'ikimenyetso cy'uko wo ushyigikiye ko ibiganiro biba hagati yawo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bibera i Doha ku buhuza bwa Katari byakomeza kujya mbere cyangwa se ikibazo cyakemuka mu buryo nyine bwa politiki cyangwa se mu buryo bw'ibiganiro. Ariko muri iryo tangazo hagaragaramo ingingo yerekana yuko iryo huriro ryakoze ibyo ribisabwe n'ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Warumbajije uti hari icyo byenda guhindura. Igisubizo cyanjye ni oya. Kubera iki? Ntabwo ntekereza yuko AFC 23 yarekuye umujyi wa Uvira nkuko yabitangaje ko ngo yabisabwe na Leta Zunze Ubumwe. Sintekereza ko ari ukuyibisaba njyewe hanjye nyine Arsene. Ariko ni mwitangazo njyewe Arsene ndakubwira nanjye nshingiye ku makuru mbanzi by'umwariko yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndakubaza akabazo gato cyane. M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahanganye. Nubwo Kongo yitabyemera yemera ko ihanganye n'u Rwanda. Nikibivuga byaba byarigeze bihurizwa ku meza amwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuhuza. Naho byabaye. Ibyo nibyigeze bibaho, sibyo? Byagenze bite kugira ngo M23 itarigeze ihuzwa na rimwe na Leta ya Kongo hifashishijwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yisanga iri kwita Amerika umuhuza?
Amerika ni umuhuza wande nande wa M23 ni ukuvuga ngo Amerika tubisobanura abantu babyumve ni umuhuza wa Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, kandi ibyo byo yaranabahujije amasezerano yakigezeho yarasinywe ku itariki enye z'uku kwezi kwa 12. Icyo nyine nahise nibajije se M23 yise Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuhuza ite mu gihe tutazi na rimwe ishyirwa ku meza y'ibiganiro amwe na Kongo Kinshasa. Uzi iki byo nakuyemo? Nahise nkuramo ko Amerika ni igihugu kidakinishwa. Kinakomeye. Amerika abantu bashobora kuba bayibeshyaho, ariko Amerika ni igihugu gikomeye. Ikindi Amerika ahubwo ngiye ibi bintu byo gukura M23 muri Uvira nabibonye nk'uburyo n'ubundi buri mu nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera iki? Nakunze kwibwira abantu mu bihe bitandukanye yuko intambara muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo ubutegetsi bw'Kinshasa buyifata nk'ikintu kidasanzwe ku gihugu. Byagiye bitangazwa n'abari mu muvugizi wa guverinoma cyangwa se umuvugizi wa leta. Patrick Meya avuga ati akantu kabera muri Burasirazuba n'akantu umuvugizi kandi ni Minisiteri w'itumanaho n'itumanaho akaba n'umuvugizi wa leta. Yego. Ati akantu kabera muri Burasirazuba n'akantu kagize gute gato cyane. Uzi yavuze gutya icyo abashatse gusobanura se? Mu by'ukuri abantu bari Kinshasa rimwe na rimwe nta nubwo banazi ibibera mu Burasirazuba bw'igihugu. Amerika rero yo nyuma yo gusobanukirwa ko icyo ngicyo ari ikintu Kongo n'ubundi ifata kuri urwo rwego, izi neza ikiri mu Burasirazuba bwa Kongo n'amabuye n'ibuye. Yego. Sibyo? Nibuye mbisubiremo n'iki nibuye. Irakoresha uburyo bwo kwereka Tshisekedi nawe ukeneye ko intambara ikomeza, ko njye simpamya ko Tshisekedi yiteguye ko iyi ntambara irangira, kubera ko iyi ntambara iramutse irangiye icyo byaba bisobanuye itembagara cyangwa irima ry'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Uti gute? Konenanga wahoze ari komiseri wa komisiyo y'amatora muri Seni, bayitaga Seni, yagaragaje yuko Tshisekedi yagiye ku mwanya wa perezida ataragize gute, atarato. Uzi icyo bisobanuye? Mu bantu batekereza no kugaragaza ko Tshisekedi nta bushobozi mu by'ukuri bwo kuyobora igihugu agize gute, afite. Tshisekedi rero uzi neza ko yashyizwe ku karubanda n'abamufashije, agomba kugerageza buryo ki igihugu gihora mu ibihe byitwa iby'intambara akagihoza mu bihe bidasanzwe bidashobora kubamo amatora, ko ntabwo ushobora gufata igihugu ngo gishyire mu matora hari ibice by'igihugu bitakiriho. Sibyo? We agume kuki ku butegetsi. Ubundi Amerika nayo izi neza icyo ishaka mu Burasirazuba bwa Kongo ikomeza igira gute, ihacukure itegeke ibintu bigenda uko bigenda, ikure ibyikurayo, inyura igomba kunyura, inyura ishaka kunyura, yijyanire muri Amerika, yikoreza iPhone isigarure muri Afrika muzigure, ubundi abakongomani ubwo bakomeze baryane, bakomeze bicane, kubera yuko na nyuma yuko ibyo bibaye yuko M23 yemeye gukura ingabo zayo muri uriya mujyi, yasabye yuko ingabo za Kongo zitahajya, uwo mujyi washyirwamo ingabo zidafite aho zibogamiye zigamije kureba ko gahenge. Ariko ntabwo byabujije ko twumvise ibitero bya drone ahitwa mu Mikenke. None se utekereza, niyo mpamvu rero ngewe mbibona muri za Minembwe, mbibona nk'igitutu kurusha kuvuga ngo wenda hari ubushake politike buhari bwabo bwa leta ya Kongo cyangwa ubwa M23. Urakoze cyane, turagushimiye. Joseph, M23 itangaje ko ivuye muri Uvira, ariko Patrick Muyaya we atangaza ko M23 kurekura Uvira ari ukwiyoberanya, ndetse ko niba irekuye Uvira yakomeza kugenda ikarekura Goma, ikarekura na Bukavu, aho sikarekura. Ese buriya uyu mutwe wa 23 uyu mwanzuro wa Patrick Muyaya yawukurikiza? Ntabwo bitandukana cyane n'ibyo Arsene yaramaze kuvuga ko urebye nyine Kongo bashaka nyine nko kwihorera mu ntambara. Niba umutwe ushobora kudesiza ko urekuye agace wari ufite bw'igitutu cya Amerika, niba ari uburyo bw'amahoro n'iki kubera cyo utarekuye Goma na Bukavu, ntabwo ari uburyo bw'amahoro nyine, ni ubw'igitutu, kuko iyo mu bw'amahoro uba wararekuriye rimwe. Ariko noneho no kuba Patrick Muyaya avuga ati ni ukutujijisha, nabyo buriya ni iyindi ntuzirimo yo kuvuga ngo nyine ntabwo twizeye ko buriya baracyarimo. Numvaga bavuga ngo buriya barimo bambaye civile,
ibiki n'ibiki, isaha ku isaha wenda bakongera bakubuka bakagira gute bakagaruka, ariko rwose nyine hariya Amerika iba yagaragaje imbaraga zayo, yego, zikomeza no kwereka abantu inyungu ifite muri ibyo bintu. Noneho Kongo nayo wenda kuvuga gutyo ibigaragaje ko donc yakabaye yishimira ko Uvira nyine irekuwe, kuko yari yababajwe nuko yafashwe, ariko ntibyishimiye. Bivuze ngo sinzi wenda niba bashaka ko mu 23 ikomeza uyu munsi ifata aha, na cyane ko ayifashe tubona abaturage njye mbona babyishimira, bakavuga bati ubwari mwe ntacyo. habaye n'imyigaragambyo ejo bundi bavuga bati mwivamo mwidusiga, babyishimira. Biriya rero birongera kutugaragariza ko buriya mu 23 abaturage bo mu Burasirazuba bwa Kongo bamaze kubona ko ifite impamvu nyampamvu kandi kibatekerereza ibyiza kurenza ubuyobozi bwa Kongo muri rusange. So sinzi, tuzakomeza tujye tubireba nyine tunabivugeho. Nje mperutse no kuvuga nta rubanza ibibazo byo muri Kongo bizakemuka nka Afurika yose buri muntu yabaye umunyapolitike, kuko uko bwije uko bukeye baduha chapitre nshyashya yo kwigaho, yo kugira icyo tuvugaho kindi. Yego. Arsene, Amerika ibiri kubitangaza ko Uvira igomba kurekurwa na M23 yatangira gukora ingabo ariko. Yego. Ese mu mboni zawe nk'umusesenguzi, Amerika ko ishira iryo tegeko ryo kuvuga ngo M23 nirekure Uvira, kuki idashira itegeko ryo kuvuga ko imitwe irimo Wazalendo na FDLR bihagarara ndetse bikanamanika intwaro nk'uko byatangaje ku itariki ya 10 z'ukwa 10? Erega Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere na mbere nakubwiye yuko ntabwo yigeze ibaho umuhuza wa M23 na Kongo Kinshasa, sibyo? Yego. Ibyo byo gusenya imitwe yitwaje intwaro ibarizwa muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twabibonye mu masezerano u Rwanda rwasinyanye na Kongo Kinshasa. Icyo gutegereza tukareba ahubwo nishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano, kubera yuko n'ubundi nyuma yuko bavuye kuri ayo meza Perezida Kagame na Tshisekedi Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika itariki ya 4 z'ukwa 12, n'ubundi twakomeje kumva amagambo nk'ayo twari dusanzwe tumenyereye. Twumvise Kongo ivuga iti Rwanda umubyeyi cyangwa se wa M23. Twumva kandi nabwo mu 20 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungire nawe avuga ati ariko Kongo umubyeyi w'iki wa FDL. Yego. Yabitangaje icyo gutegereza tukareba itangazamakuru, kuko Amerika yo mu byo basinye abakuru b'ibihugu bahagarikiwe na Perezida Donald Trump, mu byo basinye harimo gusenya iyo mitwe. Ahubwo icyo gutegereza tukareba no kureba ngese mu by'ukuri bizagenda bite kugira ngo abakuru b'ibihugu bashyira hamwe mu gusenyera hamwe iyo mitwe igize gute yitwaje intwaro bashimangira yuko ibangamiye umutekano w'ibihugu byombi. Nicyo navuga. Reka dutegereze turebe umwanzuro wo kuva muri Uvira, turene hari ikindi kizakurikiraho. Andi makuru akomeje gusakara nuko umutwe wa Rapid Support Forces, umutwe ukorera muri Sudani, ukomeje guteza umutekano mu kimwe kira gihugu, aho abantu benshi bakomeje kwapfira, ndetse nandi makuru akomeza avuga ko Uburusiya nabwo ngo nabwo bwiteguye guhagarika. Uburusiya burwana na Ukraine kuva mu kwezi kwa kabiri ku mwaka wa 2022, n'intambara imaze gutikira mu buzima bw'abatari bake, ariko ni intambara yambitse ubusa ibihugu byo mu Burayi. Ni intambara yagaragaje ko ari ibihugu mu by'ukuri bidafite ubushobozi muri iki gihe. Ni intambara rero yanabayemo ibiganiro bitandukanye byari bigamije nyine kugira ku buhuza bushobora gushyira iherezo ku ntambara y'icyamiranye Uburusiya na Ukraine. Mu byo Uburusiya busaba harimo kuba Ukraine itakinjira mu muryango w'ubutabarane wa OTAN, urahuzi n'umuryango nyine uzi ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bindi kandi nuko Ukraine itakomeza kongera umubare w'ingabo. Nyuma y'ibyo biganiro byose rero bikubise icyo umuntu yakita igihwereye cyangwa se ntacyo bigezeho, Perezida w'Uburusiya Vladimirovich Putin yasabye ingabo ze gukomeza kwagura ibirindiro, ariko noneho mu Burasirazuba bwa Ukraine, kubera yuko ngabona nta musaruro bigira gute bitanga. So icyo gutegereza tukareba rero no kureba ngese amaherezo azaba yahe y'intambara. Trump wari warijije abantu kuyirangiza mu munsi umwe ageze ku butegetsi, azabikoraho iki? Cyane yuko nawe akunze kwivuguruza muri intambara cyane. Twagiye tumumva mu bitandukanye agaragaza yuko Amerika Uburusiya ntibwumva, Putin ntiyumva, nta bushake, akongera akagaragara avuga ati ariko Zelensky nawe nta gushobotse, wanze kurekura ubutaka nyamara waburekura biki byose.
so no gutegereza tukareba niba koko Putin agaragaza ko atiteguye gushyira iherezo ku ntambara, cyane yuko agaragaza yuko nyine nta musaruro ibiganiro by'amahoro byatanze. Icyo guhanga amaso nuko rero bizagenda bite, iyi ntambara izarangira ite, nubwo icyo twakifuje ari uko isi yose isagamba amahoro. Yego. Reka nshimire abasenguzi banjye twabanye rwose, reka mbashimire Arsene Fabrice Muneza, reka ngushimire. Nura wakoze cyane, ushindi wakoze. Munezero nawe reka ngushimire. Wakoze cyane, uzagire Noheli nziza. Mwese cyane. Reka umaye Noheli wabi. Waye Noheli. Se Noheli buriya. Ifuka yanjye ko ni tupu. Watagiye no kwambara amabara yayo bigaragara ko umwana Yezu ubu umwana Yezu abo reba uyu mugabo agakoti yaje yambaye ukuntu kameze. Ubazarire natwe turire ko cyangwa azarire turire. Ntabwo umwana Yezu koko yagakwiye kuduha uruvugiro. Uruvugiro rwibutsa abantu uruvugiro ko ari nacyo kiganiro. Ni ikiganiro kigaruka ku makuru yaranze icyumweru, tukayaganiraho tukayashyira kuri ameza. Nziza no mwaka mushya mu yego. Umuyobozi w'uruvugiro rwose dukomeze kubashimira, mwebwe mukomeze gukurikira ikiganiro uruvugiro kuri Iseka News. Ngewe yo kiganiro ni Ushindi Paul Barozi, ongere duhure gutaha.